Tubahaye ikaze bakunzi ba Reality TV, nongeye kubasuhuza mbifuriza amahoro y'Imana. Nizera ko muherereye mwese mumeze neza, haba abadukurikirana bari hanze y'igihugu, abari imbere mu gihugu, kandi mwagiye mutwereka ko ibiganiro byacu bikurikira. Ndabashimiye rero kandi ari nako mbahereza ikaze muri iki kiganiro tugiye kugirana uyu munsi. Navuga ngo mbahaye ikaze muri rusange. Ikiganiro tugiye kubagezaho uyu munsi rero nkuko twabibasezeranyije n'ubundi kandi ariko bizajya bigenda. Ikiganiro cy'uyu munsi cyo kiravuga n'ubundi ni rwa rugendo twatangiye rwo kuvuga ngo tujye dutambutsaho ibiganiro mu by'ukuri bishobora kutwubaka, bishobora kudukomeza, bishobora kutwigisha ni gute umuntu ashobora kubana n'amarangamutima ababaye ariko ntiyafekitinge ubuzima bwe bwose. Ni gute umuntu yaba harya, ni gute umuntu yabana n'igikomere. Ndumva ibyo biganiro mu by'ukuri bizajya bidufasha. Ubushize rero ikiganiro nabagejejeho cyerekana uburyo butanu umuntu ashobora kuba yakwikura mu bihe by'umubabaro cyangwa igihe yasumirijwe n'agahinda, umuntu yabyikura mate. Uyu munsi rero ndashaka ko tuganira ku kintu kijyanye no kwishima. Ntabwo kwishima bisaba ko tugombye kuba dutunze ibya mirenge, ntabwo bisaba yuko hari ubutunzi runaka, ikigero cy'ubutunzi runaka tugombye kuba dutunze kugira ngo twishime. Ni ibintu twe turema ni ibintu turema muri twe, n'ubuzima turema. nta uvukana ibyo bintu, nta uvukana uko kunezererwa nk'uko umuntu avuka ari innocente cyangwa ari innocent adafite ibindi bintu bindi yagiye ahura nabyo. Ni ukuvuga ngo ubuzima tubaho twamaze kuvuka nibwo burema uko tugenda tubaho. So hari bamwe bisanga batagishoboye gusporta ibyo bahura nabyo ngo babashe kuba bakwihanganira kubaho mu by'ukuri bitewe n'ibikomere bagiye bahura nabyo. Abandi nabo tukisanga turi mu kurwana no kuvuga ngo tugire umusanzu umuntu yashobora kuba yatanga. Ni gute umuntu ashobora kuva muri ubu buzima nyine burimo buramugora akaba yajya mu bundi. Uyu munsi rero turaganira nyine ku byishimo, kwishima, ubuzima umuntu abayeho, kubaho anezerewe, kubaho yishimye bisaba iki? Ntabwo bidusaba ibya mirenge kugira ngo twishimire ubuzima mu by'ukuri. Ntabwo nta kiguzi runaka bishobora kuba twatanga kugira ngo ubuzima tubayemo tubwishimire. Ni uguhindura imyumvire byonyine nicyo bidusaba. Password yonyine y'ibyo ngibyo ni uguhindura uko umuntu abayeho, ni uguhindura nyine imyumvire ukabasha kwimuka mu cyiciro kimwe ujya mu kindi. Uyu munsi rero nibwo buzima tugiye kuganiraho, niyo topic ngira ngo tuganireho. Ndabahaye ikaze rero mwese muri sanga. Ubuzima wabayemo ubwo ari bwo bwose burya wabunezererwamo. Password ni ukunyurwa n'ibyo ufite ndetse n'uko ubayeho. Aha hanze rava imibereho yacu iratandukanye ku buryo uko mbayeho atari ko wowe ubayeho, ariko kandi ushobora no guhigira kumera uko meze cyangwa uko runaka ameze cyangwa uko runaka abayeho ukabigeraho cyangwa ntubigereho. Kuko burya ngo umugisha w'inuma ntabwo ari umugisha w'inyamanza. Hari ubwo rero ushishikazwa no kwiruka ku hazaza ugatakaza ibyo wari ufite uyu munsi, ari naho hava kutanezererwa ubuzima tubayemo mu by'ukuri. Nta gihe runaka wavuga ko urindire kuzishimira ubuzima, kuko isi tubaho duhora mu ntambara. Umwanditsi wa Bibiliya niwe wabivuze neza. Bibiliya nibivuga neza ikavuga ngo tukiri muri iyi si tuba tugifashe igihe mu ntambara. Umuntu akiri muri iyi si aba agifashe igihe mu ntambara. Bivuze ngo nta gihe cyo kwishima cyagenwe tukiri inaha. Uwo mwanya ni wowe wo kuwushaka, ni wowe wo kuwurema muri wowe, ku buryo ugira bya byishimo bikakuvaho bikajya no kubagukikije, no kuba mubana, no ku nshuti zawe, kubera yuko uwo mwanya wagize igihe cyo kuwurema muri wowe. Nk'uko nabivuze kare, ntabwo bigusaba ibya mirenge kugira ngo ntibigusaba ibya mirenge kugira ngo wishime mu by'ukuri unezererwe. Ntabwo bigusaba ibintu byinshi kugira ngo wishime. Birasaba guhindura imyumvire gusa. Nk'ubu rero turi mu mpera z'ukwezi kwa gatatu, turimo turasatira bya bihe byadusigiye amateka akomeye mu gihugu, bamwe bikatuviramo no kugira bimwe mu bikomere bidakira bidusigira.
tubana nabyo mu buzima bwacu bwa buri munsi, haba mu buryo buri physically cyangwa mu buryo buri mentale, ni ibikomere tuzabana nabyo imyaka myinshi cyangwa se n'ubuzima bwacu bwose. Hamwe ushobora gusanga umuntu mu by'ukuri arwana no kugira ngo abanze yiyubake mu buryo bugaragara, ariko mu buryo bw'imitekerereze yarasigaye inyuma, ari wa muntu w'agahinda, ari wa muntu uhora ababaye, ari wa muntu uhora mu mubabaro. Kwishima ari ikintu mu by'ukuri udashobora kumushakiraho. Ni amateka atagiye yorohera Abanyarwanda, ni amateka agiye adukomerera twese muri rusange, ariko mu by'ukuri turarwana, umuntu ararwana agahatana. Haracyari urugendo rurerure rero mu gukira ibikomere by'umutima no kwiga kubana n'amarangamutima yakomeretse, tuyahindura mu buryo uhindura amarangamutima akava mu mubabaro, tukagira ya marangamutima nyine yishimye, ya marangamutima abasha kubabarira, mbese tukiga kwishakamo ibyishimo n'umunezero kandi bihoraho. Ariko ndagira ngo mbabwire yuko ibintu byose mu by'ukuri biritozwa kandi bigashoboka. Ushobora kugira ibyishimo nk'intego yawe yo kubaho kandi bigashoboka. Bisaba guhindura gusa imyumvire, bisaba guhindura imyumvire. Ubu ni nk'uko nabibabwiye mu kiganiro cyabanje, ugatunga inshuti nzima, ugatunga inshuti nzima zigufasha kugera kuri izo ntego wihaye mu buzima. Kuko n'ubundi inshuti nzima niyo igufasha, inshuti nzima niyo ikumenya ikavuga ngo urwaye aha, reka mufashe kuhavura, reka mpavure. Inshuti nzima imenya aho urwaye ikahavura. Twige kurema uwo mwanya muri twe, wishimire ibyo ufite uyu munsi, wishimire uko ubayeho. Nibyo bintu byonyine bishobora, kuko umuntu ufite ibyishimo muri we, umuntu wishimye muri we nta rwangagira. Umuntu wishimye ntagira urwango muri we, ntagira inzika muri we, ntabeshya, ntashobora kukugambanira. Uko wishimye nyine aba yishimye, kandi uwishimye umutima ufite ibyishimo burya ufite n'urukundo. Ahari urukundo rero haba hari n'ubuzima. Hari ibintu rero muri ubu buzima bidufasha mu by'ukuri, bidufasha kuba twarema wa mwanya, tukarema wa munezero muri twe, nko kumenya gutoranya ibintu wumva cyangwa se ibintu ureba. Urubyiruko rwinshi cyangwa se igitsina gore ahanini, ntabwo ugiye kuvuga ngo ni bose, ariko ahanini umubare munini burya dukunda kumva imiziki no kureba amafilime. Ibyo ni ibintu dukunda, ariko mu by'ukuri mu buryo bwo kwitoza kugira wa mwanya navuze wo kurema. Kuko hari abantu umubabaro wamaze guhindukira nk'ubuzima, kongera rero kumuprograma, kongera kumuzana, gukora reprogramming muri we, bisaba kongera kumwigisha gutangira agahera kuri zero. Umwigisha ukagira imyitozo imwe n'imwe, umutozo ukamubwira uti ibintu bigenda bitya uhereye ku cyambere twaze, tukamubwira uti bahera aha. Iyo umuntu ashaka kurema ubuzima bwishimye ahera aha, bigenda bitya. Ibimubabaza yirinda kubitekerezaho cyane, mbese bya bintu byamukomerekeje yirinda kubitindaho, yirinda kugendana n'inshuti zidafite icyo zimuhindurira. Mbese inshuti zidafite icyo zigufasha muri za ntego z'ubuzima wihaye runaka, izo ntukwiye nyine. Hari imyitozo ugenda uhereza uwo muntu mu buryo bwo kumufasha. Ni nk'ibi byose rero turimo turavuga. Hari uburyo ushobora kwitoza ibyo wumva, ibyo ureba. Hari abantu bashishikazwa cyangwa banezezwa no kumva indirimbo, ariko ugasanga indirimbo yumva ni za ndirimbo z'agahinda, iz'abantu batandukanye, abatandukanye mu rukundo, abingo zananiye badivorushije, mbese babandi baririmba bacyurirana, sinzi ubuzima bwaramubihiye, ariko yababonye akanya nko kujya kuri mikoro akaririmba acyurirana. Mbese za ndirimbo z'amaganya zidafite ikintu
ahubwo kugira ngo zikuzamure zikumanura. Icyo gihe iyo witoza iyo utoranyamo izo ndirimbo ntabwo zishobora kukungura. Nk'abakunda kureba amafilime nkanjye, ugasanga umuntu afashe seri ya season 4 cyangwa 5, ni ibintu biraho gusa by'ibivampire biteye ubwoba, ibintu biraho ngaho by'abarwana imigeri, umuntu ukamaze uti se iriya seri wayikuyemo iki? Ati mva nkubwire, ngewe uratana mukubise inkota ngo mbe mbireba, cyangwa tamuciye ugutwi ngo mbibone, sinshobora no sinazongera no kubireba, ibyo se biragufasha iki? Ntacyo. Umuntu abenshi nabo wenda nkanjye yo nkeneye kumva naruhuka mu by'ukuri ndeba filime, ariko nkareba za filime mu by'ukuri zinamfasha. Hari amafilime meza yubaka abantu, ushobora kureba filime ukabona nyine uburyo umuntu agira imico mibi, ya mico mibi kazamuhindura akaba mubi, uwo ngo akaba mubi mu bantu, ariko yazagera n'igihe avuga ati reka nihane, akihana akagaruka mu murongo. Nibyo itoza kureba ibintu bifite icyo biri bukungure mu by'ukuri. Itoze kumva indirimbo z'abashima, indirimbo z'urukundo zinejeje. Hari abaririmba iz'ijuru tuvuga ko zaririmbiwe Imana, izo nazo ni nziza. Hari amafilime avuga ku bintu byiza, bavuga ku bantu bishimye, hari indirimbo zivuga ku bantu bishimye. Mu by'ukuri hari ibintu biba ari byiza ukumva witojeje kubyumva, kandi ukumva bifite n'icyo bishobora no kuba byagufasha. Iyo ni umwe mu myitozo rero ushobora no kuba wagufasha mu buzima, ukavuga uti good, n'abantu ukavuga uti group y'abantu tugendana ni abantu bameze batya, iyo duhuye dushobora kuganira. Mujya mubibona ukumva umuntu avuze ati ngewe ndi kumwe na runaka, mba nishimye, mba numva tutanatandukana. Iyo ndi muri uriya muryango nawe usuye, numva nezerewe. Ibyo bintu rero nimba wumva bikunze, genda ujyayo unezeranwe nabo. Ubuzima ni bugufi, uko umwaka watambutse wagenze, siko uyu nguyu turimo uzagenda, siko undi uzagenda, biba bitandukanye. Ariko igihe wahawe cyo kubaho mu gihe ukiriho, kibemo wishimye, kibemo unezerewe ubwo buzima. Ntacyo bimara kubaho ubabaye rwose. Itoze nyine, gira utuntu twitoza ukora, utoze umutima wawe, ugira ibyo wibaza muri wowe, wibaza uti se harya ni iki nkunda iki, ni iki kinshimisha mu by'ukuri, nezezwa n'iki, ese iyo nishimye nkora iki? Icyo gihe uzaba utangiye no gutoza umutima wawe n'umubiri wawe no kugira intekerezo nzima, uvuga uti uzaba wihaye umwanya no kuvuga ngo ngewe amahoro iyo nishimye nkora iki. Iyo nshaka kumva nishimye mba nagiye kureba inshuti yanjye tukaganira. Iyo nishimye mba ndi mu rusengero, iyo ndi mu rusengero ndishima nkumva amarangamutima yanjye nayarekuye. Iyo ndi muri ibi mba numva ameze gutya, icyo gihe biragufasha mu by'ukuri, bikagukura mu buzima bumwe bikakwinjiza mu bundi. Hari abantu rero mu by'ukuri usanga ubuzima bwacu twarabugize ikintu nakita ko twifungiraniye ahantu, ariko nk'uko mbivuga kandi nkabisubiramo, we have to be happy. Tugomba kwishima kandi tukishimira ubuzima tubayeho. Ugasanga nyine uri imfubyi, wanyuze muri ubwo buzima butandukanye, wanyuze ahantu hakomeye, ariko kubera nyine ubwo buzima bwagiye bugukanda, uko bwagiye bugukanda akaba ariko bwagiye bukanda n'umutima wawe, ukazasanga ni wa muntu uhora uzinze umunya adashobora guseka. Kandi ikintu kintangaza muri ubuzima iyi si nta balance igira, ntabwo iri fair. Ugasanga umuntu nyine ibyo bihe wabinyuzemo nibyo koko biranumvikana ko byanakubabaje,
ariko hari ikintu kimwe tudagomba kwirengagiza. Ibyo bihe byose waciyemo ntabwo byahagaritse wowe, ntabwo byahagaritse ubuzima bwawe komeza kubaho. Narababaye nka Claudine, nibyo koko, ariko ndagumya gukura. Abandi barabona ndi umukobwa mwiza urimo gukura, ufite ubuzima. Ejo nzagira bandambagiza, ejo nzaba umubyeyi, nzabyara, nonse, ndere. Ntabwo nzarera abo bantu urutseho gusa, kuko burya kuba umubyeyi ntabwo ari ukubyara gusa. Cyo tujye tukivuga, kuko hari ababyeyi bananiwe kurera neza, barera abana nk'ibikoko, ugasanga umwana yamugize igikange, ntashobora kumenya, sinzi uko nabivuga. Umwana arasa nk'aho abayeho muri prison, ntabwo biri ari uburere. Niyo mpamvu mvuga ngo kubyara bitandukanye no kurera. Iyo ni indi topic nayo izaza, ariko icyo mvuga, ntabwo imibabaro nagize njyewe yampagaritse gukura nk'umuntu. Umbona arambona nk'umuntu, umbona arambona nk'umukobwa ufite icyerekezo kandi uri gukura, ufite ikirere cyiza, ariko emotionally ndababaye. Sinshobora guseka, iminota irashira ari 30 nzinze umunya, isaha iraza indi karangira nzinze umunya, nta gaseko, ntushobora guseka, ntushobora kumwenyurira abantu, uri rushinze iryinyo kurindi, hahandi noneho uzisanga wabaye n'umugore mu rugo. Tuve no kwabaye mu rugo, umugore mu rugo n'uwaje kukurambagiza, si umugore nzamuzana mu rugo, nzamushobora nyine. Kandi mu by'ukuri ntabwo icyo aje kugushakaho hari ibindi agukeneyeho kuzaba umugore wishimye kandi uzamushimisha, mwese muzafatanya mu rugendo rwo kwishima. Ariko kubera ko amarangamutima yawe hora yari yandi, birakomeye ariko mu by'ukuri ntabwo ndi kubivuga kuko bisekeje, birumvikana, ariko hari ibintu tugomba kurenga, hari ibintu tugomba kurenga mu by'ukuri. Ntawe ubyishoboza, bishobozwa n'abandi, n'Imana ikanadufasha. Ejo utazasanga uri umugore ubyaye ariko utabasha no kuba wahereza abana bawe umunezero. Hari uwo nzi umwe w'inshuti yanjye najya bamubwira ko se ugira ikihe kibazo, ko njya mbona utishima, ko njya mbona udaseka, biterwa n'iki? Ngo njyewe ngo nabaseka iki? Nose ko nzi kugira umugabo bigenda bite? Ngo abambaza iki? Ngo njye yambaza iki? Nose ko nzi ko wabyaye abana bawe bo bigenda bite? Ububasha kubishimira, ubaha ibyo byishimo, ngo nabo bazabyishakire. Isi nyine ni ukuvuga ngo umutima utanezerewe ntushobora kubasha gutanga ibyishimo. Niyo mpamvu ndimo ndavuga, kandi rwose twitoze, tugire ibyo twitoza, tugire ya myitozo mizima nyine ishobora kuba yadufasha gukuritinga ibyishimo muri twebwe, kubaho ubuzima bwishimye kandi bunezerewe. Uri umusore ejo urakenera kubaka urugo, ariko uri wa muntu utajya useka, uri wa muntu wizingira mu nzu, ntushobora gusanga abandi ngo munezeranwe, mwishimire ubuzima. Wakubaza aravuga turi hehe, ati se ahubwo mwamukura hehe? Mu magurupe uhuriramo n'abandi ntushobora kugaragara, bizagenda bite? Mpora mbivuga, renga ibyo bikomere, renga aho hantu, ushakisha ubuzima, ushaka ibyakunezeza, ushaka inshuti, ushaka abantu. Njyewe ndabibabwira, naho umuntu yaguhemukira akaje. Uyu munsi naguhemukira nka Claudine, naguhemukira nk'amahoro, ariko ejo wabona undi muntu, kuko abeza nta muntu udasimburwa. Nibaza muri ubu buzima abeza bahoraho, wahura nawe rwose akakubera umuntu muzima. Nkatwe rero tutigiye tunagira imiryango, abantu tubakura hese, tubakura ku nzira za social media, za kineho tubakura. Wowe icyo bigusaba izere gusa, naho kuvuga ngo umuntu namwizera akampemukira, ibyo ntabwo ari umurimo wawe kubitekereza, kuko
naribabwiye nta marayika muri ubu buzima. N'umugabo washatse niba umugabo washatse cyangwa umugore washatse ashobora aguteretera kubwira ngo sheri uyu munsi akaba atatinya no kukanzamo urushyi, ni ikikwereka ko umuntu ahinduka. Ibyo nta gitangaza kirimo. So nibyo rero nari ndiho mbabwira mu by'ukuri tugerageze twitoze ubeho useka, ntugahora uzinze umunya nta mpamvu yabyo. Undi mwitozo nababwiraga mu by'ukuri tugomba kugira ni umwitozo kwiga gushima, ugashima ndetse ukanashimira. Ubu buzima icya mbere cyo impamvu ubona abantu bwatunaniye kubaho dushima no kubaho tunyuzwe nuko ntabwo tuzi impamvu yabyo. Icyo ni icya mbere. Hari usanga niho biva no kwiyahura kubera ko umuntu atazi ko ubuzima afite ari gift Imana yamuhaye, yacangwa no kura minerval, yacangwa no kumusore yamwanze cyangwa umukobwa yamwanze, yacangwa no kuba musore mu nzu abaye ameza ngahe atari, yacangwa nuko ibibazo byamubanye byinshi muri isi duhura na byinshi, yacangwa nuko ubuzima butagenze nkuko yabutekerezaga, agafata umwanzuro akumva arabwanze akavuga ati ngiye kwiyahura. Nahandi biba byavuye biva mu kutamenya ko ubuzima ufite ari gift wahawe n'Imana. Ubuzima dufite ni impano twahawe n'Imana. Icya mbere yibyutse mu gitondo cyangwa umunsi wije ukabwira Imana ati Imana ndagushima kubw'ubuzima, uko umunsi wagenze ndagushimira. Ari byagenze neza ushima uhabwe icyubahiro, ari n'ibyagenze nabi ndizera ko ejo bizakosoka cyangwa ejo bundi, ariko ubishimirwa ko amagara yanjye nkiyafite. Ukiga gushimira ibyo ufite nibwo n'ibindi biza. Uretse no gushimira Imana n'abantu, none se mu buzima busanzwe ko dushima abatugiriye neza, ukabura aho uvuga uti mama runaka yambereye umubyeyi w'umugisha, genda ubimubwira uti warakoze ku musanzu watanze ku buzima bwanjye, warakoze. Iyo ushimira ukiga gushima uhora ubaho wumva ufite impamvu yo kubaho. Abagufashije mu buzima babwira uti mwarakoze. Nshimira n'inshuti zanjye zose zambaye hafi mu bihe nari ndimo bitamereye neza, n'ubwizi duhora turwana nayo. Ni isi duhora tubisikana n'ibitubabaza n'ibitubangamira, ariko njye uko bisa kose niga kubaho nshima. Nicyo kinamfasha. Ndashimira rwose abambaye hafi. Byo naciyemo ni byinshi, ariko it's okay. Turabirenga umuntu agakomeza ubuzima. Twige gushima rero. Ni uyu munsi wanaburaye ushime. Hari imyaka yabayeho tutagira n'inkweto. Ngiye nabuze mbisetsa abantu nkababwira nti ngewe uyu munsi niyo mbonye nabashije kujya ku isoko nihaha ibyo nteka ndabiriye, nta umagaze hejuru urimo kumbwira ngo Claudine dererere uyu munsi noneho biragenda bitya nta uri kunsakuriza ndi buryame nkihindura kiza uko nshaka, nta uri bumbwira ati ngaza kwidirishya akomanga ati yewe ntiburacya. Ati aho mu cyumba cyawe iwawe ntibwari bwacya. Ndavuga ni Imana warakoze numva binyuze. Ntago binsaba ibya mirenge kugira ngo numve nezerewe n'ubuzima ngewe, ntago ari ibya mirenge bisaba. Nigeze kuba iminsi yatambutse hari umuntu najyaga mubwira ngo yakambaza ati se ufite amafaranga ndayafite. Akongera ikindi gihe akazambaza ufite amafaranga ndayafite. Ufite amafaranga ndayafite, ntago ari ngombwa ko ntunga miliyoni na miliyari kugira ngo nishime. Ufite amafaranga yaramfasha kubaho, ikindi ni ikisi. Ntago naburaye, sinabwiriwe, sinimbuza aho ndyama. Ibindi nyine nzajya nicara mbipange ko Imana ibiteganya. Niba uyu munsi Imana yaducarenginga, ubu buzima tubaho Imana ihora iducarenginga, kandi koko inaturusha ubwenge iraducarenginga. Nose uyu munsi ndyamye simbyuke naburanya nde? Aho hariho kuburanya, ariko kubera ko ubuzima ngiye mbusobanukiwe Imana yabumaye nka gift, mbufite nka gift, nzajya ndyama niziguye kandi nsinzire kubera ko yabumpaye n'izi n'igihe izabutwarira kubaho
dutegetswe gukora. Narayibabwiye n'ubushize ikiganiro gitambutse nabivuze, dutegetswe gukora kugira ngo ubeho. N'Imana iravuga ngo udakora ntakarye, utegetswe gukora. Na Paulo ngo yajya kubwiriza ubutumwa ariko ninjoro akara aboha amahema. Niba navuga ngo twige kubroka ibyo byose, navuga ko bisa nk'imbogamizi muri twe. Twige kwibroka. Ubu buzima bwuzuyemo ibidustressa byinshi. Nujya kuryama uvuga ngo sindishyura inzu, sindagira gutya, ugiye kwica n'ibyo wari ufite. Kubera ko icyo wari ufite ako kanya kwari ukuryama ukaruhuka, hanyuma ejo mu gitondo ugapanga ubundi buzima uko buri bugende. Ariko kubera yuko wemereye ibitekerezo byawe gutekereza ibyo bintu byose, simfite ibi, nahuye n'ibi, sinzi, uratakaza n'ibyo wari ufite uyu munsi ako kanya. Ni ukuvuga ngo ibitotsi ugiye kubitakaza. Icyo nacyo kiri gukura ibibazo, uko kutaryama gusinzire, uko kutaruhuka bihagije, ibyo ubwabyo nabyo birimo birakurira ibibazo. Twiga kubuka. Uvuga uti uyu munsi no, ibi ngibi bibe bigiye hano ku ruhande, uyu munsi ubuzima ndagukomeza gutya. Kwishima ntabwo ndabivuga kandi kenshi muri iki kiganiro ndi busubiremo, ntabwo utegereje kuzishima ari uko ikibazo cy'inzu cyavuye ku ruhande, ikibazo cya banki cyavuye ku ruhande, ikibazo cya sheri wawe mwashwanye kiri ku ruhande, kubera yuko byagenze gutya. Ntabwo utegereze kuzishima bimeze gutya. Ibyo ni ubuzima, ni kuruse y'ubuzima turimo itazigera ihagarara. Ibizakuboroka ni byinshi, wowe icyo ukeneye ni ukubifata ukiga kubana nabyo, ukabishyira hano, hanyuma ubuzima bugakomeza. Rero mu by'ukuri muri za exercise navuze mvuga z'uko z'ibintu bimwe dushobora kwitoza kugira ngo turemo umwanya w'ibyishimo muri twe n'umunezero. Navuga nko kugira ibihe, kwiha umwanya mu buzima. Hari abantu ushobora no kubaza ngo tuve kuri izo parike nationale zirahenze, tuve kuri ibyo byanya bikomye bindi tujye dufite mu Rwanda wenda bihenze, ariko hari ibintu bidahenze. Ushobora kuva mu rugo iwawe ari ku mugoroba cyangwa aho ucumbitse, ukagenda n'ibirenge, ukagenda ukiha umwanya wo kwitekerezaho minota 30, isaha se, ukagenda ureba. Biba bifasha n'ubwonko kugenda bihinduranya, ukareba ayo matara uko yaka, ukareba ibyo biti uko bimeze, jya muri natire. Ngewe ndashaka gushyiraho chaîne y'ubukerarugendo muri nimara kwishyiraho ngira ngo nzayibereka. Ndashaka gushyiraho chaîne y'ubukerarugendo ku buryo tuzajya tuvuga ngo buri wa gatandatu turabyutse, dufite gahunda yo gusura cyanya cya Nyandungu, dufite umunsi wo gusura. Hari amatrail menshi ahari abantu bashobora gukora, niba nahita, hari ahantu henshi, hari places nyinshi zihari abantu bashobora gusura. Mbese ukagira ya time yo kuruhura mu mutwe n'umubiri, ukawukoresha, ugasohoka ukagenda ugatembera. Nababwiye ngo ubuzima ni bugufi, bupangire. Gira icyumweru, gira gahunda y'icyumweru, uvuga uti uyu munsi napanze ibi, at the end of this week nzakora ibi ngibi. Ibyo biri mu bintu bizagufasha nitumara kuorganiza ibintu neza ku murongo. Tuba dufite umugide udutwara, akadutwara akatugarura, abantu bagataha mu by'ukuri ba refreshinze mind, ku buryo umuntu yumva ameze neza adafite ibibazo byinshi mu mutwe. So rero ikiganiro navugaga cya uyu munsi cyari icyo, ibyo twaganiragaho byari ibyo gushaka mu by'ukuri umwanya wo kwishima, umwanya w'umunezero muri twe. Mbisubiramo, ntabwo bidusaba ibya mirenge kugira ngo twishimire ubuzima. Password ni imwe gusa, kwishimira uburyo ubayeho, kwishimira ubuzima, ibyo ufite uyu munsi, akaba ari byo wishimira. Nushaka gukurikira ibizaza utazi n'igihe bizazira, hari ibyo bishobora no kukuviramo gutakaza ibyo ufite aka kanya. Nta mpamvu. Hera uyu munsi utekereza ku hazaza, ntabwo wazajya gutekereza hazaza utazi utanabona. Niba umuntu ashobora kuryama akabyuka byarangiye,
icyo ni ikimenyetso kikwereka yuko ahazaza hagenwa n'Uwiteka hatagenwa nawe. Wowe icyo ukora urapanga, so usetting a plan na goals, ariko Uwiteka Bibiliya tubwira neza ngo twe turabiba, ariko Uwiteka ni umeze imyaka, niwe uduha gusarura, niwe uduha buri kimwe, mbese dushobozwa byose nawe uduha imbaraga. So mwakoze rero, Imana ibahe umugisha naho utaha.